ariko se hayo nzira yo mu gikari ninde uyikunyujijemo? Kuceceka nk'ubu usanze umuntu yambaye ubusa. Ahubwo ngize Imana ndakubonye. Ngaho reba usanze mu gikari. Nk'ubu semera gusanze hano wavuga ko uje gukora iki? Nje kukureba. Undeba se undeba huri. Ariko ako umugore uramutinya uziko wagira ngo ni Ntare. Aho nta mutinya se ni uragira ngo senye urugo rwanjye. Sinje kugusenya nta nubwo nabyo bingenza. None uragenzwa n'iki? Ngenje kureba umwana wanjye kandi ndavangaho umuhaye. Umwana wawe rero reka nkubwire. Ngejo rwose twariganiriye. Ariko umwana wawe nta gushaka namba kuko amufashe nabi bihagije. Ariko uriya mwana nawe abambeshye. Uriya mwana agiye ngo mufate nk'ubundi. None se niba atagushaka ubwo wakaye waramufashe neza nk'umwana wawe. None se kuki atagushaka? Ubu kuki asiga akunda Mary kandi atari nyina w'amaraso? Umva nkubwire, none ndakwinginze. Mbabarira ndagusabye, ngusabye imbabazi umwana wanjye bijyanye. Ariko se umwana wawe utagushaka wakwihanganye rwose ukamwibagirwa. Ikindi kiyongeyeho rega ari no kwasi. Icyabuze hano ni iki gituma ushaka kumukura hano umwana? Ariko ugomba nawe gutekereza nka se ukibwa kuri ya mwana mukumbuye. Uriya mwana sinabaho ntamufite ubagahinda karenda kunyica. Mbabarira mfasha bwanyuma. Fasha hano mwisi mwijuru nzirwariza. Buriya rero baravuga ngo akabi gasekwa nk'akeza. Nkugira inama nziza wagenda ukiga kubaho mutari kumwe. Kandi inzira yakuzanye ngiriya hatomera atagusanga hano nawe akarwatsa. Bivuze ngo unyimye umwana wanjye. Rwose umwana wawe nawe ntagushaka. Ihangane nyine nta kundi waramwizaniye. Nta waje kumukwaka ku mbaraga waramwizaniye. Rero niba warahageze akahakunda wamurekeye uburenganzira bwe. Erega ndise ubimenye. Igihe azabishakira agashaka kukureba azaza kureba. Ko se abagabo ntiduhura n'ibibazo. Yazanye umwana afite ko agiye kunsenyera none dore asigaje bamwirukaho kandi umwana amaze gukunda hano. Shaka kumukura mu maboko ya Mary. Nawe yamaze kumwakira neza. Ngewe ngomba kuza nkaba Kigali nk'abandi. Wenda nabwo tuzumva ko nkomeza gutuburira abantu n'aha ngaha nibaramuka se noneho bafasha. Izina rya Yesu. Peresa. Ariko se usigaye umusazi abagabo bose usigaye babona mukora. Utongera nkazongera nkakushitura wowe. Banza witonde. Wa mugore nkwice nkire. Ndekura nanjye. Ntabwo binongeye. Uburyo uje utumeraga amapfubyi rwose. Ibiki se kandi? Yoza bro reka ngubwize ukuri. Ibyo bavuganaga n'uriya mugore nabyumvishije. Akweba. Wallahi. Ntabwo nabona umugore wipanje. Nta bwenge yabe nacwa. Petit frère. Mwana wa mama reka nkubwire. Buriya nuko nubaha abagore. Naho ubundi nakawe mwereka umujinya. We. Akoze kutanakina we. Irango naguzi leta y'u Rwanda. Ku mugore tazanatinyuka buro batazagutera rwose mabruso. Buriya nawe ubona ikibazo gihora hano. Araza buri munsi ngo mumpe umwana, akagaruka ngo mumpe umwana. Urabizi ko umwana nawe yaramwanze. Nese dukora iki? Nanye nicyo njya nibaza kuko niba umwana yaramwanze. Ku mugore akanga kuva ku izima yashaka no kugira ngo yaramuzanye kugira ngo wenda agire uburyo mutandukana n'uwawe. Ariko bigeraho biranga umwana arakwamba. Buriya nicyo ashaka kwera. Cyo kora ikintu cyiza. Nuko Kate yambereye umwana mwiza. Nawe ngo ntashaka kuva hano. Higa ni ibintu byumvikana.
wowe uragukuye kwa generale akujyanye kuri urukuruto daso iri hariya mbara nawe umbwiza ukuri umuntu agukuye ku ifiriti akujyanye ku mushogoro ubwo se waba udatekereza gusa cyokora utuma mererwa neza nibura burage zawe. oya si burage wallahi ni ibintu byumvikana uriya mwana arasobanutse nawe uri umuntu muzima ni ibintu nawe ugomba gutekereza afite ubwenge rwose nicyo nkukundira. Hanyuma rero Nikore niyihanagure uriya mwana ntabwo azamudukura mu maboko. aya ntabwo bishoboka icyo nicyo kintu rwose nzi neza rega nawe arasobanutse Hamagara wa mwana azana akantu twinywere n'ubundi nta Jacques we musaza nkomeze nigunge Jacques umwana amufite hano. Jacques musaza imeze bitari ku manya naje mvuduka ngenda nk'indege nizeye ko inkweto zimeze neza tu banzu bunge wa nta kintu njyavugana nawe uri kumwe na boss wowe musaza urabizi ko nta yindi meeting cyo gihana nawe tu ikiseka bana mugane dore utagiye kuntiza kuri icyo gikoresho cy'abazungu. muri make icyo nashaka kuvuga nyarukira muri firigo muri firigo muzanira gake tibiti byari kindi byari byawe reka nkazane ubwo nawe urabyumva nyine Phoenix y'umukuru no boss nyine tu bana mugane ariko ntiza ariko wa mugane reka nkazane nyarukira yo mani. uko umuntu mu wasigaye yarabaye nk'umusazi naramuka agiye mu buyobozi bakamubwira ati ngaho ngwino akorere wowe uzabyitwara mote ubuyobozi bw'umutegetsi ngo naza gufate akaba ari gukorera. Nzagenda ariko nzamucika ngaruke hano. Mwase ko mbona asigaye kwanga buri biriya bintu kuko urabona ibintu yakoze wabibonye biriya bintu yakoze hanyuma urumva bizagenda gute? Nese bundi ni urajyaga kubwira papa wawe? Wapi? Yajyaga mumbwira namubaza akambwira ukuntu ari umugome yadutaye. Kumana yanjye nta nubwo yigeze kwereka papa wawe? Namubwiraga ikintu cyerekeranye na papa akamujyana cyo kunyima ibiki. Ngo utekereza kuri ya mubyeyi koko uriya mubyeyi koko ntabwo yataye umutwe uko amaze kuba umusazi akima ibiryo umwana ugana gutya kuko ari nawe afite wenyine. Ariko bihorere umurangi w'inzakorera neza urumva nta kintu na kimwe uzajya ubura hano mu rugo urumva kandi ubona ko ngufata nk'umwana wanjye sibyo? Mwihorere nazageza umuntu ukazajya umwitaba. ariko unishyiriye urabona kugira umugabo kwitaho atari byiza. ariko biba byiza kurutaho yakwitayeho anagukunda atari bya bindi byo kumwihambiraho kandi nawe atabishaka. ariko wowe ugira amahirwe. Amahirwe y'iki? Kubona umukobwa mwiza nkanjye kwihambiraho ingana gutya. So chérie akuriya rero ndabizi nimara kubyara uzankunda cyane. Okay. Maze kubera icyo utekereza yuko uzagukunda ariko wamaze kubyara? Ako chérie nimara kubyara uzatangira ureba umwana wacu ukuntu ari mwiza utangire kumukunda kandi burya nta mubyeyi ukunda umwana ngo yange nyina
ndabizi kandi uzankunda nansaba imbabazi. Okay. Reka dutegereze turebe. Gusa ibyo ngibyo byose utekereza hari bizakunanira hari bitazagushobokera. Kubera ko jyewe ntabwo niteguye kubaka urugo. Kandi urimo urabishyiramo ku ngufu njye ntabishaka. Okay. We yambi amakuru mana yanjye nari ngukumbuye we. Umwana ameze ate? Umwana ameze neza, yarakuze, ubu ni inkumi. Ngo kumugurira imyenda. Ese ugira ngo Kate yarakuze amaze kuba inkumi kugira ngo ntasigangana nka mwana wa Brandina umwe ku muhanda. Imyenda akunda kwambara. Kate yakunda kwambara amakabutura niyo myenda imubera, niyo myenda imwizihira. Ngo muguhe ntabwo turi kumwe, ari kwa nyirakuru. Okay. Samesi. Mana yanjye. Uyu mugabo noneho ko ari kumbaza umwana we. None nzabigenza. Ako ibi bintu wabidukora koko urongore ntunatubwire ntukore n'ubukwe. Kwagirika koko rero biriya bintu by'ukuri nanjye ntabwo nzi uko byagenze, ariko hanjye icyo nakubwira nuko byabaye bintunguye cyane. Cyokora da nubwo ntabwo natekerezaga ko wabasha gutereta. Hako ubuze igihe ntuzi nta mukobwa n'umwe nigeze mbona utereta, nta mwana wajyaga gusura, wabaga wemerewe gutya gusa. Siko twajyaga tukuvuga kavuga tuti uziko burashaka kuba atari nka muzima. Twabonaga urwaye. Shayisekere njye nashaka kumva uburyo mpangayitse. Agahinda k'igise kandi shangiye umutima wanjye rwose urahangayitse cyane, ntago nuje pe. Ako buriya kuri inshuti yanjye yambaje wamunera bitewe nanjye ukabingiramo sha nanjye nkibonera umugabo. Uriya rero uriya muhungu akunda amakobwa cyane cyane, ndetse ku buryo numva nta n'ahantu ntabwo byavamo. None se ko umukobwa atagihari urumva adashobora kubyemera ubigiyemo? Cyokora wenda nzagerageza mbijyemo ndebe ko nibura umukobwa wacu yakwishima. Niyumva sha gahura umwana mwiza, si ubwo kucyo utanerese ngo unyirongorere, wabonaga ndi mubi? Byo ntukavuga gutyo. Rega uriya nawe urabizi ko agomba kujya ukiga ukagira gute, kandi burya Imana niyo ibipanga byose. Ibintu nyine bigira igihe cyabyo nk'uko bivuze. Ariko ngiye igihe ni iki pe, usika abakobwa bose tungana barongowe bose bafite ingo, nanjye nahereye mu mashuri ngo ndiga, none
igihe cyari iki rwose. byo waretse kuvuga gutyo. None se ibyo wakoze si byiza? Kwigaragaza ni byiza kandi koko waranabikoze. Uriga ushyiraho umwete uratsinda none warangije. Urabyumva? Erega burya baranavuga ngo inkono ihira igihe. Si byo se? Nibyo. We umva none ndakubwiza ukuri. Ubu ngiyeyo ndi mu nza ndi kwerekeza ngenda kuko ise w'umwana tumaze kubarambwira ko ari mu nzira za kandi aramutse asanze uriya mwana atari mu rugo noneho byaba birangiye. Ikindi kandi ko ndashyuha ariko wagiye kunca intege buri gihe bugenda nkubwira ibintu tumunca intege. Ngaho mbwira ndakumva. Sha bajya bavangagaho akari kundi karahandura kutambwira gutyo se. Ntiwumva ahubwo kare kose bimbwira ibyo ngibyo ndashakaga. Umva nyine ibyo nakubwiraga ngenda giye uko byagenda kose uriya mwana ndahamukura. Sawa ahubwo wintinza reka nihute ngo nirinde. Umva nanjye ubu ngubu nimbona imipango yanjye mfite yanze ndaca bugufi. Uriya mugore amaze kujya agenda aca bugufi ukuntu ningira imana nkamusanga wenda aranyumva ariko bibaye byiza kurusha nasanga adahari. Sawa reka nyarukireyo ndebe ndakubwira uko bigenze. Sawa mwana. Reka wowe usenga ngo wumfatire iry'iburyo basi. Sawa. Mana yanjye reka mbanze nishime. Nari nicara nabuze amahoro ntibazenze mu rugo iwawe ariko ngize imana mbona ndakubonye. Hanyuma unyenyendera mu nzira? Ntago ndi kukwenda mubyeyi. Noneho pe ndahangaha kugira ngo ubashe kunyumva mu ikibazo mfite. Ikindi kibazo se ni iki? Uretse kuba ushaka umwana wanjye no kuza kwipendekeza ku mugabo wanjye, hari ikindi ushaka? Ntago mbanje kwipendekeza ku mugabo wawe ahubwo umbwiye ngo iby'umwana bita numva yuko ahubwo uhita utekereza vuba icyo mba nshatse kukubwira. Urashaka umwana rero? Ndakwinginze wakabyara we. Ibintu none byahinduye isura si bya bindi waruzi. Babarira ndagusabye umbabarira uriya mwana. Ngo nguhereze umwana byahinduye isura gute se? Umva nkubwire uriya mwana ise agiye kuza kandi yambwiye akeneye gusanga umwana we bitabaye ibyo aranca umutwe. Ngo se agiye kuza? Ise agiye kuva hehe? Ntiwaje utubwira yuko uri ari ise w'umwana, umugabo wanjye ari ise w'umwana? Narababeshyaga uriya mwana ntago ari umugabo wawe. Nta nubwo nigeze njyana n'umugabo wawe. Yari amabura kindi yo kugira ngo mbashe kubona umwana wanjye yabaho neza. Yari amabura kindi kugira ngo mbashe kubona najya mbakuraho amafaranga ko mwari abakire. Uriya mwana afite se. Umva madari kariho. Nubwo nemeye nkicara hano iruhande rwawe, imitwe yawe ndayizi. Watuzaniye umwana utubwire ko ari umugabo, sibyo? None utangiye kuvuga ko atari umugabo. Uragira ngo uhite mfata uriya mwana mukuzane. Waramutuzaniye ukamudushyira mu maboko. Reka nkubwire kugira ngo uzabone uriya mwana ni ukuri kw'Imana bizagutwara igihe kinini. Wambabara ukanyumva koko. Mbabarira unyumve bwarimo kuko ise yamwe ngasabonye umwana ngaranci jose. Ariki. Waramuzanye? Zamanika gati wicaye. nirwanagaho ufungura umutima umbabarire, ufungura umutima umbabarire, uzituriye nzika umbabarire. Nanjye sinjye babuze kuri iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Gwira ubunde